Ese kubera iki abantu bose bahera kuri zeru bikarangira bamwe babaye abakire abandi bakaba abakene? Muri iyi video tugiye kukwereka ibimenyetso bigera kuri 7 abahanga bashingiraho bemeza ko umuntu azaba umukire cyangwa azaba umukene. Ibimenyetso tugiye kukwereka muri iyi video nuza gusanga ubyujuje uraza kumenya ko nta gihindutse uzaba umukire, kandi nuza gusanga utanabyujuje uraza kumenya ibyo ukwiye kuba wahindura kugira ngo nawe ejo hazaza hawe uzahinduke umumiliyoneri, uzagire ejo hazaza heza. Wowe icyo usabwa nta kindi, reba munsi y'iyi video gato ku ruhande rw'iburyo iryo buto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukandeho ufungure inzogera kugira ngo video zose z'ubwenge tugiye kujya tubagezaho umunsi ku wundi ujye uzibona mu ba mbere. Ikintu cya kabiri ukwiye kuba wakora, kandi like ubundi uduhe igitekerezo cyawe hasi muri komenti, tube twareba ibi bimenyetso dushingiye ku bushakashatsi biba bigaragaza ko umuntu ashobora kuzaba umukire cyangwa se azaba umukene. Ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko ejo hazaza hawe uzaba umukire, nimba uri wa muntu ufite imitekerereze ya gikire. Ubundi baravuga ngo ibintu byose ni mu mutwe, ibintu byose mubona abakire batandukanye bagezeho, harimo abakire ba mbere ku isi ba Elon Musk, ba Jeff Bezos ndetse n'aba Bill Gates, ibyo byose bagezeho bihera mu mutwe. Nimba utekereza ko ibintu byose uzageraho mu buzima bwawe uzabigeraho kubera ko wabikoreye, apana bamwe bizerera mu mahirwe, usanga abantu bazaba bakene ari gutekereza ko azaryama ijoro rimwe akabyuka agasanga yabaye umukire. Ariko wowe nimba utizerera mu bintu by'ibitangaza, nimba wumva ufite icyizere ko uzakora ukabigeraho, wumva ufite inyota yo kuba umukire, icyo ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko uzaba umukire. Ikimenyetso cya kabiri kigaragaza ko umuntu azaba umukire ni uburyo yitwara, ni uburyo ahora yiga buri munsi, kabone nubwo waba warasoje kwiga ufite za masters na za dogitara, ariko mu buzima busanzwe ukwiye guhora wiga ibijyanye n'intego ufite. Nimba ufite intego zo gukora business runaka, wenda business za online, ukwiye guhora wiga wihugura ku bijyanye n'intego zawe, ku bijyanye n'intego wihaye. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko umuntu azaba umukire, nimba uri wa muntu udatinya gutsindwa, udatinya guhomba, icyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko uzaba umukire. Abantu benshi usanga batinya gutsindwa, batinya guhomba, ariko wowe nimba ufata icyemezo ntutinye ibyo bintu uko ari bibiri, gutsindwa ndetse no guhomba, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uzaba umukire. Niba ufashe nk'ibihumbi 100 ukabishora mu buhinzi, ukaramuka uhombye wenda ugahombaho ibihumbi 20, ukaba wakuramo 80, ariko hari isomo rikomeye cyane ubaga wakuyemo, kabone nubwo uba guhombye, ariko hari ibintu byinshi ubaga wize muri business, uba wamenye impamvu yatumye uhomba, next cyangwa se ubukurikiyeho umenya uko uzitwara, umenya n'ibyo ukeneye kuba wakora kugira ngo noneho utongera guhomba, aribyo birangira ubaye successful. Ikintu cya kane kigaragaza ko umuntu azaba umukire, nimba uri wa muntu ugira imitekerereze iri hejuru cyane, wumva yakora innovation, ukunda kujyana n'abantu bamubera role model. Nimba uri umukene ugahora uri kujyana n'abakene, ugahora uri kujyana n'abantu badashobora kuba bakungura ibitekerezo bisha bifite aho byakugeza, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uzahora uri umukene. Ariko nimba uri umukene ukaba wumva ushaka kujyana n'abantu bafite ibitekerezo bigaragara, bafite aho bageze, bafite experience runaka, ubumenyi runaka, baguha ibitekerezo, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ejo hazaza hawe uzaba umukire. Uzirinde kujyana n'umuntu udafite igitekerezo yakungura, udafite ikintu gishe yakugezaho, uwo muntu uzamwirinde. Kandi mu buzima bwawe ujye ukunda kugira role model, wenda ukavuga ati role model wanjye ni Elon Musk, cyangwa se nko ku bantu baherereye mu gihugu cy'u Rwanda ukavuga ati wenda Sina Gerard niwe role model wanjye,
akaza gutera motivation, ukajya ureba ibyo akora ukumva ko nawe wabigeraho, kubera abo ba Elon Musk mwumva, ba Bill Gates, ba Jeff Bezos, abo bose ni abantu ibyo bagezeho, nawe ugomba kwiyumvisa neza ko wabigeraho. Ikintu cya gatanu kigaragaza ko uzaba umukire, uko ufata ibyemezo. Baravuga ngo ubundi ibyemezo nimba ubifashe wihuse, nimba ubifashe utinze, ibyo nibyo bigena nimba uri buze kuba waba successful mu buzima, nimba uri buze kuba waba successful muri business. Wowe uburyo ufata ibyemezo, icyo nacyo gufata icyemezo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko umuntu azaba umukire, kandi ugakora wihuse. Usanga umuntu nimba afite gahunda yo kuba yatangira business, ugasanga buri bintu byose ari kubishira ejo, ngo azabikora ejo. Ubundi abantu babaye successful mu buzima, abantu babaye abakire, ibintu byose babikorera ku muvuduko uri hejuru, kandi nk'uko twabibabwiye ntibatinya ibihombo, ntibatinya kuba bahomba, kubera ko ubundi niyo ukoze business ugahomba, hari amasomo uba ukuyemo, umenya ikintu cyatumye uhomba, umenya impamvu yabiteye n'impamvu wahuye n'ibihombo. Kandi ntago ariko buri kimwe cyose ukoze muri business ariko cyose kigomba kuba cyakubyarira inyungu. Hari ibiguhombera, ibindi bikunguka. Niba uri wa muntu wemera neza ko kugira ngo ube umukire, ugere ku rwego rushimishije, bidazagutwara umunsi gumwe, icyo ni ikimenyetso cya gatandatu kigaragaza ko uzaba umukire. Usanga abantu benshi batekereza ko kuba abakire bizabatwara ukwezi kumwe, bizabatwara umwaka umwe. Ugasanga umuntu akoze umwaka wose yarihaye intego zo kuba umukire, ariko yabona atabigezeho, agatangira gucika intege, akabivamo, akavuga ati wenda abandi hari ibyo bavutse bafite, wenda ababyeyi babo wenda babonye inkunga. Ariko nimba wumva neza ko kuba umukire bizagutwara nk'imyaka 10, mbega muri make bizagutwara igihe kirekire, utazabigeraho mu ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uzaba umukire. Usanga benshi bari kubigerageza, babona batabigezeho mu gihe gito, bagatangira kwiheba. Nimba uri wa muntu utiheba mu buzima, uhora afite motivation, icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko uzaba umukire. Ikindi, muri mindset zawe, mu mitekerereze yawe, ugomba guhora ufite courage, ufite motivation yo kumva neza ko ibyo abantu bakomeye, abaroromodo bawe bagezeho, nawe uzabigeraho, kubera ko nabo ni abantu. Ikindi kintu abantu birengagiza, kugira abamenta. Ubundi utazirengagiza inama abantu bakugira. Ubundi bariya abantu baba bakomeye cyane, barageze kuri level zishimishije, baba bafite abantu babagira inama, kakubwira ati ahangaha uritwara gutya, ibingibi wabikora gutya. Naho niwumva ko ibintu byose uzabyigezaho wenyine, baravuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama, ahubwo wifasha gusara. Ugomba kuba ufite umuntu usobanutse, ugusobanurira ibintu by'inzozi zawe ushaka kuba wakabya, inzozi ushaka kuba wageraho. Mbere yuko tuza tugaruka n'ikimenyetso cya nyuma, turagira ngo nanone twibutse gusharinga iyi video ku bandi, kuri WhatsApp, kuri YouTube community, mu magroupe agiye atandukanye, kugira ngo abantu bose bamenya ibimenyetso bishobora kugaragaza ko uzaba umukire cyangwa se uzaba umukene. Usanga abantu benshi batekereza ko leta nitabafasha, nitabaha inkunga, cyangwa se ngo Imana ikora ibitangaza, bagatekereza ko ubwabo nta hantu bazigeza. Utazigera wiheba mu buzima bwawe, ujye uhora wumva ko ibintu byose bishoboka. Abenshi baba barakuze bababwira ngo gukora cyane nibyo bintu bizatuma uba umukire, ngo kwiga ngo amashuri menshi. Abakire ba mbere ku isi ntabwo bivuze ko aribo bize amashuri menshi, ntabwo aribo bakoze ibidasanzwe, ahubwo kuba umukire ni ugukora ibintu neza kandi ukabikora vuba, ugakora ibintu biri smart. Ubundi iyo bavuze gukora cyane,
abantu baba barakize ni abakarani, abantu bikorera amabuye, abantu baterura imizigo iremereye cyane. Aba bantu baba ari bo bakire ba mbere ku isi kubera ko imbaraga bakoresha nta n'abandi bantu bazikoresha. Ariko guys, gukora cyane bavuga si ukwirirwa uhinga, si ukwirirwa mu kazi, ahubwo ni ugukora ibintu neza kandi vuba mu buryo buri smart butanga umusaruro ugaragara. So guys, nizera ko nibura hari ibimenyetso muhashije kuba mwabona ko bishobora kugaragaza ko umuntu azaba umukire, umuntu utizerera mu mahirwe gusa. Yego n'amahirwe abaho, ariko amahirwe agusanga mu kazi, washinga bizinesi, amahirwe akagusangamo ukabona abakiriye. Ese guys, utashinze iyo bizinesi utekereza ko amahirwe yaza aturutse he? Tekereza ko ayo mahirwe wayabona he? Bye bye, Avitaravista, turabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde.